turabashimiye cyane mwese mukurikirana ibiganiro bya Nshuti Innovative TV. Sasa ndiko rero nukuri nuko abarimo abakora ibyuma nabo baburiwe kuko barimo kuko yavuze ko bagomba kubyitega intekerezo yabo cyangwa uko bifuza. nuko Perezida Kagame rero ubwo bakoraga cyase ubwo yavuga ko bakora inzoga z'ibyuma. Perezida Kagame rero yagaragaje ko abakora n'abagira uruhare mu kwirakwiriza inzoga zitujuje ubuziranenge zica abantu bagomba guhagurukirwa kuko izica abantu byaba mu buryo bw'ako kanya cyangwa se izica abantu buhoro buhoro. Nibyo byica abantu. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 24 Kanama 2026, Perezida Kagame yavuze ko ibinyobwa birimo ibyitwaga ibyuma byica abantu, byisha abantu ndetse batagira umubare, byari bikomeje kwica abantu benshi, bityo ko leta itari gukomeza rero kurebera. Yaragize ati ku bivugwa rero twongeyeho n'ibigaragara n'ibyo tubona nonaha biba hari ibiyobyabwenge rero cyangwa ibinyobwa bidafite ubuziranenge n'agace ndetse bahitana bihitana abantu. Twahera aho ngaho rero twakwibaza ariko ibi nibyo byisha abantu, byishe abantu, tukagera aho ngaho nyine igisubizo ugishaka wese aragifite. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka barabyumva uko abantu bangana. Yakomeje agira ati byica abantu, byishe abantu ndetse batagira umubare. Niba mukurikirana amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba nyine kuba mubikurikira, ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo ngo hapfuye undi umwe, barapfa ari 20, 30 cyangwa 50. Hari ubwo hapfuye abari hafi kugera kwijana ku munsi umwe. Ugiye gushyira abamaze gupfa mu mwaka urabyumva ko abantu bangana. Perezida Kagame yavuze ko mbere yo kureba ku bihombo by'inganda n'abakozi babyo bari kugira mu rwego rw'ubukungu kubera ibikorwa byo guca nyine ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, cyagombaga kubanza ari ugusubiza ikibazo cy'ubuzima bw'abanyarwanda. Ati mbere yuko ngera ku ibyo bende by'inganda by'abakozi tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima bw'abantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izi nganda? Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati ntabwo rero ndumva neza umuntu waba abishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izi nganda akuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi nk'uko mubibona. Yavuze ko mu gihe rero inganda zikora ibyica abantu inshuro nyinshi, igihugu kidakomeza nyine kurebera ahubwo ko kiba kigomba gufata ingamba. Yaragize ati noneho rero usibye wowe ubikora bikica abantu, iki gihugu kiyoborwa gute? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa cyo kikarebera, cyo kikaba ari igihugu cyaba ari igihugu ki? Ni igihugu gifite imibereho imeze ute? Perezida Kagame yavuze ko abayobozi n'abakozi bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA n'urwego rutsura ubuziranenge RSB bagiriyeho kugenzura ibitangiza abantu. Yagaragaje ko atekereza ko abakozi n'abayobozi ba Rwanda FDA n'aba RSB bakurikiranywe n'ubutabera bashobora kuba bafite uruhare mu bikorwa by'inganda zafunzwe, ariko ko bazabyisobanurira mu nkiko. Ati bamwe muri abo rero ndibwira ko bafite uruhare ndetse bashobora kuba bafite uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Yewe niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiza igihe bakurikiranyweho ibyo ngibyo, nibo bazasubiza, nta wundi uzayabasubiza.
Paul Kagame yavuze ko leta izakomeza guhangana n'abakora ibiyobyabwenge n'inzoga zitujuje ubuziranenge byahawe amazina adasanzwe kandi byica abantu umunsi ku wundi. Ati si ibyo gusa by'inzoga n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikirana ibiyobyabwenge hari ibyo binyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge mwaragiye murabihimbira mubyita amazina y'ibitangaza. Birica abantu, birica abana, birica abantu bato muri iki gihugu n'abakuru, hari ababirimo. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa abarimo bo babyitege, abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu biraza kujya ku murongo uko bikwiye. Abantu bazi icyo bisaba baragishoboye. Perezida Kagame rero yahamije ko areba iby'igihugu n'abanyarwanda no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rweretse itangazamakuru ba nyir'inganda, abakozi babo, abayobozi n'abayobozi bo muri Rwanda FDI bakurikiranyweho uruhare mu gukora inzoga zitujuje ubuziranenge no gukora ibyaha bijyanye no gusuzuma ubuziranenge. Hari abanenze rero uburyo aba bantu bagaragajwe, ariko Perezida Kagame yasobanuye ko iki kibazo gishobora gukosorwa ariko gito ugereranyije n'icyo gukurikirana abakekwaho ibi byaha. Perezida Kagame rero yavuze ko abakora inzoga zitujuje ubuziranenge bagomba guhagurukirwa. Nuko rero nyine nkuru ikomeje kugenda igaragara muri kugenda murabona mu mashusho turi kugenda tubereka ukuntu byari byifashe. So turabashimiye rero, nawe utaha bamubyita amazina y'igitangaza, mugira mute birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebera abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Biraza kujya ku murongo uko bikwiye. Abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye, ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye. Ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza ibyo ari byo byose, aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemuka, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura.